Welcome again guys, uyu munsi tugarutse kuri top 10 y'abagore bakize cyane kurusha abandi muri Afurika, aho tugiye kureba amazina yabo ndetse tukareba n'amafaranga binjiza cyangwa se batunze, ndetse tukaza no kureba ibihugu bakomokamo byo muri Afurika. Turaza guhera ku mwanya wa 10 nk'ibisanzwe, tumara kujya ku mwanya wa mbere, aho tuze kuhasanga umugore ukize cyane cyangwa se ufite amafaranga menshi cyane kurusha abandi bagore bose batuye muri Afurika, haba abo tuzi kuba twabonye muri top 10 ndetse n'abo dusanzwe tuzi bafite amafaranga menshi. We nta kindi usabwa uretse kubana nanjye kuva ino video itangiye kugeza irangiye kugira ngo umenye abagore abo ari bo ndetse n'ibihugu bakomokamo. Tudatinze reka duhere ku mwanya wa 10, aho tuhasanga umugore witwa Irene Chancey. Uyu akaba aturuka mu gihugu cya South Africa. Uyu nawe akaba ari umukire cyane, afite imitungo myinshi cyane ndetse akaba yinjiza amafaranga menshi, kuko kugeza ubu afite imitungo ibarirwa hejuru y'agaciro ka miliyoni 500 z'amadolari y'Amerika. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye uyu Irene Chancey uturuka muri South Africa agaragara kuri umwanya wa 10 w'abagore bafite amafaranga menshi cyane kurusha abandi muri Afurika. Dukomeje tugiye ku mwanya wa 9, aho tuhasanga Sharon Wapanik, nawe ukomoka muri South Africa. Nawe akaba afite imitungo myinshi cyane ndetse n'ibindi bikorwa byinshi bimwinjiza amafaranga umunsi ku wundi. Kugeza ubu afite imitungo ibarirwa hejuru y'agaciro ka miliyoni 550 z'amadolari y'Amerika. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, ko nta mpamvu yo gushidikanya ko uyu Sharon Wapanik uturuka muri South Africa yagakwiye kugaragara kuri umwanya wa 9, bivuze yuko akinjiza n'amafaranga menshi cyane ku kwezi cyangwa se ku munsi, bigatuma imitungo ye ikomeza kuzamuka. Dukomeje ku mwanya wa 8, turasanga umugore witwa Wendy Ackerman. Akaba akomoka muri South Africa, nawe akaba afite imitungo myinshi cyane ndetse n'ibikorwa bitandukanye bibarirwa hejuru y'agaciro ka miliyoni 600 z'amadolari y'Amerika. Urumva yuko nayo amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye nawe agaragara kuri runo rutonde rwa top 10 y'abagore bakize cyane kurusha abandi muri Afurika. Kuba afite imitungo ibarirwa hejuru y'agaciro ka miliyoni 600 z'amadolari y'Amerika, bishobora yuko n'agaciro gakomeza kuzamuka bitewe no kwinjiza amafaranga cyangwa se abona inyungu mu bikorwa bye akora, akaba yinjiza amafaranga menshi ku munsi cyangwa se ku kwezi. Dukomeje ku mwanya wa 7, turasanga umugore witwa Wendy Appelbaum, nawe ukomoka muri South Africa. Nawe akaba afite imitungo myinshi cyane ndetse n'ibikorwa bibarirwa hejuru y'agaciro ka miliyoni 700 z'amadolari y'Amerika. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, akaba nta mpamvu yo gushidikanya ko uyu Wendy Appelbaum ukomoka muri South Africa yagakwiye kugaragara kuri uyu mwanya wa 7 w'abagore bakize cyane cyangwa se bafite amafaranga menshi cyane kurusha abandi muri Afurika. Dukomeje ku mwanya wa 6, turasanga Dr. Stella Okari ukomoka mu gihugu cya Nigeria, nacyo giherereye muri Afurika. Uyu nawe akaba yinjiza amafaranga menshi cyane umunsi ku munsi cyangwa se ku kwezi, bitewe n'uko afite ibikorwa byinshi cyane bimwinjiza amafaranga. Kugeza ubu akaba afite imitungo ibarirwa hejuru y'agaciro ka miliyoni 800 z'amadolari y'Amerika. Urumva yuko ni amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye uyu Dr. Stella Okari agaragara kuri uyu mwanya wa 6 w'abagore bakize cyane cyangwa se bafite amafaranga menshi cyane n'imitungo kurusha abandi muri Afurika. Tugiye kujya muri top 5 cyangwa se mu bagore 5 ba mbere bafite amafaranga menshi cyane kurusha abandi muri Afurika. Gusa mbere ko tubageraho, nagira ngo nkwibutse, niba ari ubwa mbere ugeze kuri muracu wa YouTube, wakora subscribe ugafungura n'inzogera kugira ngo utazacikwa na updates z'ubutaha. Niba ari video wifuza, tubwira muri comment, kandi uze kutubwira umugore wagutunguye muri top 10 utatekerezaga ko yuko yagakwiye kugaragara kuri iyi list ya top 10 y'abagore bakize cyane kurusha abandi muri Afurika. Dukomeje ku mwanya wa 5, turasanga umugore witwa Daisa Danjuma ukomoka muri Nigeria. Nawe akaba afite imitungo myinshi cyane ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye bibarirwa hejuru y'agaciro ka miliyoni 850 z'amadolari y'Amerika. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye nawe aza kugaragara kuri uyu mwanya wa 5. Dukomeje ku mwanya wa 4, turasanga Hibola Shagaya, nawe ukomoka mu gihugu cya Nigeria giherereye muri Afurika. Nawe akaba afite ibikorwa byinshi cyane ndetse n'imitungo imwinjiza amafaranga. Kugeza ubu ibyo atunze byose bibarirwa hejuru y'agaciro ka miliyoni 900 z'amadolari y'Amerika. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye uyu Hibola Shagaya ukomoka muri Nigeria aza kugaragara kuri uyu mwanya wa 4
w'abagore bafite imitungo myinshi cyane kurusha abandi muri Afurika. Dukomeje ku mwanya wa gatatu turasanga Gina Kenyatta ukomoka mu gihugu cya Kenya giherereye muri Afurika, nawe akaba yagaragaye kuri uyu mwanya wa gatatu bitewe n'uko afite amafaranga menshi cyane cyangwa se imitungo ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye bibarirwijeho agaciro ka biliyoni imwe y'amadolari y'Amerika. Urumva yuko ni amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye uyu Gina Kenyatta ukomoka mu gihugu cya Kenya agaragara kuri uyu mwanya wa gatatu w'abagore bakize cyane kurusha abandi muri Afurika. Dukomeje ku mwanya wa kabiri turasanga Isabel dos Santos uturuka muri Angola, nawe akaba agaragaye kuri uyu mwanya wa kabiri bitewe n'uko afite imitungo myinshi cyane ndetse n'ibindi bikorwa bimwinjiza amafaranga. Kugeza ubu akaba afite imitungo cyangwa se ibikorwa bibarirwijeho agaciro ka biliyoni imwe n'igice kimwe z'amadolari y'Amerika. Urumva nawe ko ari umukire cyane, akaba yaje kugaragara kuri uyu mwanya wa kabiri. Tudatinze tugiye kujya ku mwanya wa mbere. Ese ku mwanya wa mbere uratekereza ari kugaragara uwuhe mugore? Wowe raza kutubwira muri comment bitewe n'uko ubibona cyangwa se bitewe n'uko usanzwe ubizi. Gusa imitungo cyangwa se amafaranga batunze ashobora guhinduka bitewe n'uko ibyo umuntu atunze uyu munsi ntabwo ari byo aba atunze ejo, cyangwa se nta nubwo ari byo aba atunze mu gihe cyashize. Ibintu bigenda bihinduka, bishobora kwiyongera cyangwa se bikagabanuka. Ku mwanya wa mbere turasanga umugore ukomoka mu gihugu cya Nigeria witwa Alakija, nawe akaba afite amafaranga menshi cyane ndetse n'imitungo bitewe n'uko agenda abona inyungu mu byo akora umunsi ku munsi cyangwa se mu gihe runaka. Kugeza ubu afite amafaranga ndetse n'imitungo bibarirwijeho agaciro ka biliyoni imwe n'ibice bibiri by'amadolari y'Amerika. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye Alakija ukomoka mu gihugu cya Nigeria yari muri Afurika agaragara kuri uyu mwanya wa mbere mu bagore bafite amafaranga menshi cyane kurusha abandi muri Afurika. Wowe twanyuma ino video ndagushimiye cyane, nizeye ko ukoze subscribe, like, share na comment, ukibuka gufungura inzogera kugira ngo tuzacikwa na update z'ubutaha.